yego nyine urumva just we yamumbajije nk'umuntu umuzi. Yego. Tuvuga ati yego. Ese ati umubebi ati none se bimeze bite nyine ati ko mbona wagira ngo nyine uri kumupropose mbwa ati yego nyine ati niwe ndi guteganya kubana nawe mu imbere. Aravuga ati none se urumva ati nkaba mwari kujya kwipimisha we nawe icyo kintu cyambaza mbaza. Yego. Biracanga nambwa ati kubera iki birumvikana wahise utungurwa. Yego. Aje arambwira ati uramu baby uzamwicaze umubaze we ku kintu cyawe nyine uri seri. Yego. Nyine ko numva nshaka ko tujyana kwisuzumisha nyine nk'abantu bagiye kuzabana uzagira ikindi kintu urenza wowe umere nk'umuntu uri kubimusaba nabikwemerera muzagenda. Ati wowe nibwo uzabona ko ibyo nakubwiraga ari byo. Yego. Ikintu cyakurikiye umukobwa nawe mbabwiye yamubwiye ati oya baby turetse tuni iminsi ndavuze ariko naribi nzakubwira tuzajyayo. Mu kwezi ukwezi yirwa mbeshya ngazaza akamba icyumweru akamwe ati mu kira cyumweru zaboneka bikarangira atabonetse akambwira ati noneho reka kiriya kindi nzaboneka ukwezi kurashira. Amwe ati baby ndabona nyine udashaka ko ibyo bintu tubikora. Ndabwira ati okay ntari buzaze kundeba mu rugo urumva bakunda tubiganireho nyine umbwira impamvu udashaka ko tujyayo. Aje arambwira ngo ntari bingo azaza ngo ariko ngo nagaruka kubyanga ngo ahubwo ngo azampamagara icyo gihe ari muri weekend. Urumva muri weekend aba ari kubara ko wenda nyine ntatekereza ko twajya kwa muganga. Arambwira ngo yabonetse ngo rikaza ndebe. Yego. Ndaje ndavuga ni noneho niba aje kunyirebera reka njye kugura udutest mu rugo. Ati n'ubundi turateste n'ubundi turakora pe turakora. Ndagenda ndatugura tubiri ndatuzana. Aje kutuzana urumva araza yaje atabizi ko nufite arahagera. Yego. Ndangije ati rero baby n'ubundi twabuze umwanya wo kujya kwa muganga ntari bireka tubikorere hano nadaje mba ndakazanye ndakamwereka nkamwereka yese ambwira ati baby rero. Hello guys, nkwaye ikaze kuri Beura TV show. Nizere yuko wakoze subscribe wowe ufunguye kino kiganiro. Uyu munsi rero tubafitiye umutumirwa turaganira nawe mu buryo bw'ikoranabuhanga, turaganira kuri video call. Ni umusore gusa afite ikibazo akeneye ko tumugiraho inama. Icyo kibazo ngewe yarakimbwiye ariko akimbwira mu ncamake, nta nubwo ari kera, ni mu gitondo yakimbwiye mu ncamake, ntago twaganiriye birambuye, gusa mu magambo make afite umukobwa bakundana kandi uwo mukobwa afite ubwandu bwa virusi itera sida. Ariko noneho ntago ari ibyo gusa, ni ukuvuga ngo ni inkuru ndende, niyo mpamvu yashatse gucanga kugira ngo noneho buri muntu udukurikiye amugira inama. Ntitukumva ibintu gutyo ngo birangire, tujye dukuramo isomo bijye bigira icyo bitwigisha. Yes, reka noneho kamuhamagare. Okay David, wiriwe neza? Mwiriwe neza Beura. Okay, tugwaye ikaze kuri channel yanjye yitwa Beura TV show. Turakwakiriye. Nakoze cyane. So hanyuma rero turi live mu kiganiro nkuko nari nabikubwiye ko turaza kuganira birambuye ndi kuri kamera. Hanyuma David, harya ugiye kudutangirira inkuru yawe kugira ngo umuntu ugukurikiye aze kubona ahahera akugira inama. Yego. Nari nabanyuriyemo muri makeya mbabwira ko wakundanye n'umukobwa gusa ukaza gusanga afite uburwayi. Noneho dutangire muri makeya, ubundi inkuru y'urukundo rwawe n'uriya mukobwa byatangiye bite? Waje kumenya ko arwaye gute? Okay.
okay uriya mukobwa Mm. twamenyanye muri 2023. 2023. Yego. Ni ukuvuga ngo kano kanya ni nk'aho mumaranye imyaka hafi 3. itatu. Mhm. Urumva byatangiye nyine tumenyana twibona ari umukobwa mwiza yego. wari ufite imico karagiteri zihuje n'umukobwa mba nkeneye. Then dutangira nyine nk'abantu nyine bari bataramenyana cyane. Urumva just nyine nkanjye njyewe nyine uba ugomba kugira ute kwa approachinga umukobwa. Okay bamenyana nawe aranyishura yego. tumaze guhuza ubwo mu minsi nyine ya mbere nyine tukimara kumenyana. Yego. Urumva nyine abantu bakundana wenda hari igihe ugera nko kuri ya mabanga nyine y'abashakanye ariko n'ubwo impamvu mutashakanye. Ubwo ni ugutesitinga reka bari ko tubyita. Byabaye ngombwa ko muhura muratesitinga. Urumva iyo nazanaga icyo kintu yahitaga bikwepera kure. Urumva yahitaga bikwepera kure agashaka impamvu ampa zituma mutaryamana. Zituma mutaryamana. Iyo naganishaga kuri iki kintu nyine yashakaga ukuntu ankwepa uko byagenda kose nyine agashaka ukuntu bipfa. Yego. So uza kumuhamagara arumva ndagushaka. ubwo urumva hari haciyemo nk'umwaka dukundana mutararyamana. urumva byari biri aho igihe cyose namukeneraga ntabwo namubonaga. Yego. umwaka rero nibwo namubwiye ati ibi bintu rero birarambiranye. ndamuhamagara nyine ndamubwira ati nsanga mu rugo araza turaganira bihagije. ndamubwira ati rero njyewe ibi bintu rwose wapi ntabwo byaguma gutya. ni ukuvuga ngo wumvaga urambuye gukundana nawe nta kintu muhuza kijyanye n'umubiri. Okay. urumva umwaka ni muremure cyane. ni muremure. umwaka ni muremure warihanganye uri umusore i Kigali urabizi biba bigoye nyine. ubwo rero uwo munsi nibwo byabaye. uwo munsi hashize umwaka mukundana nibwo mwaryamanye. Of course. Okay. ariko kugira bibi nabyo intambara byari bigoranye. David tukiri aho ngaho gato uwo munsi muryamana ntabwo mwikingiye. Okay urumva umuntu nibwo bwa mbere twari tukimenyana. Ako nawe ashobora kuba nyine yarabizi kuko we yantegetse ko tugomba kwikingira. We yagusabye ko mukoresha agakingirizo. Of course kuri uwo munsi wa mbere. Yego. urumva njyewe ntabwo nari nzi ibyo ari byo nyine wenda natekereje ko ari bya bindi nyine byo kuvuga ati just protection. kugira ngo wenda utamutera inda ibintu nk'ibyo. byarabaye nyine birarangira Yego. noneho rero mu igihe kindi cyakurikiyeho urumva haraciyemo umwaka umwe dukundana. urumva rero ubu ngubu tumaranye imyaka igera muri 3. muri icyo gihe rero cyakurikiyeho nyuma nyine nibwo naje nyine urumva just uko byageragezaga kuba yarambwira ati reka twirinde nyine ngo akeneye ibintu ngo nyine we yahitaga anyereka ko ari muri kayo yo kuba adashaka kuba yatwita. igihe rero kiza kugera umunsi umwe urumva ubwo sinzi ukuntu nyine ubwo byari byagenze. urumva hari igihe urumva abantu bakundana hari igihe musohoka. Yego. yoyinga mukanywa mukirekura. ubwo uwo munsi wigeze kuba rero wigeze kuba
tujya out Mhm. abantu bakundana nyine urumva hari igihe mukenera kujya out mukaganira mukasangira mwisanzuye muri mwenyine. nk'abantu bakundana. Ubu nibyo byabaye rero bimaze kuba ijoro nyine twatashye twese twanyweye ko n'ubundi nawe yanywaga nyine inzoga ariko sometime we ntabwo yazikundaga. Yazinywaga gakeya. Yazinywaga gakeya ntabwo nyine ari umuntu ukunda inzoga. Yego. So ubwo rero ukuntu byaje kugenda nyine twaratashye tugeze mu rugo twumva abantu banyweye hari igihe byinshi bafashe nyine mukirekura tu. Yego ndabyumva. Yakundaga kuza kundeba ariko ntabwo nyine yazaga nyine ashaka kwirekura nyine ku buryo twagera kuri urwo rwego nyine rwo kuba twakorera. Yego. Byarabaye uwo munsi byarabaye mukorera aho ngaho. Of course byarabaye dukoreraho urumva twese twatsinze urumva. Yego. Ijoro ryose buracya mu gitondo. Mu gitondo nkabona umukobwa nyine nta mahoro afite. Urumva ukabona nta mahoro afite. nkamubaza bebe wabaye iki ko mbona utishimye bimeze bite akambwira ati bebe ngo numva ngo nishimye ngo ndumva mpangayitse. Tukase wati nyine byagenze bite nyine bimeze bite. Yego. Arambwira ngo arumva ngo afite ubwoba ngo kwenda nshaka kuba namuteye inda ibintu nk'ibyo ngibyo urumva. Arambwira urumva just ntabwo yanyeruriye nyine ngo ambwire ko arwaye. Yego. Bibaho nyine baho turagumana urumva. Na nyuma yaho birongera birabato. Birumvikana byahise biba nk'akamenyero. Urumva Yego. tugumana urumva twari tubonana gake ariko gashoboka ntabwo yari wa muntu nyine ukunda kuba yaboneka cyane ubundi wenda nko mu mezi nk'abiri urumva. Twabonanaga murimo. Ntabwo ari cyane da. urumva ntabwo yari wa muntu nyine ukunda kumenya nabwo nyine twabonanaga ari uko nafoshije twatashyize igihe ibintu nk'ibyo urumva. Ukajya kubona ukabona nyine araje tu ariko ebane biba bigumaho urumva. Rero igihe kiza kugera nyine njyewe nyine nza kugira igitekerezo ndavuga ati ndumva bitumaranye igihe kingana gutya why not nyine tutabana. Wari umaze kubona ko yavamo umugore wifuza. Rwose mvuga ati umwana kabisa ewana niwe wanjye. Ikintu cyaje kuba urumva njyewe muri cya gihe twamaranye urumva hari inshuti zanjye nkeya zari zimuzi nyine ntabwo bakundana n'umuntu mumarana icyo gihe hari abantu batamuzi baramumenya ba hafi yawe. So umunsi umwe rero ngire gutya nyine nifate ntegure kagakorwa tujya tuvuga ko gutera ivi buriya ni agakorwa n'igikorwa. Ni igikorwa cyo gupropose. Propose. Uramupropose. Yego. Icyo gihe rero cyayo niba navuga ngo niwo munsi nyine ibintu byose noneho byasobanutse niba navuga ngo nibwo byasobanye sinzi. Dusobanurire byagenze bite nyuma yo guporopoza dufite amatsiko. Urumva nyine nateguye ako gasho nyine k'abashuti banjye ba hafi inshuti z'umukobwa. Yari surprise ntabwo yari abizi. Yari surprise ntabwo yari abizi. Uwo munsi rero nabiteguye urumva icyo gihe nyine nta foto nta cyabaye. Yego. Surprise twarayikoze bigenda neza. Umukobwa yemera ko azakubera umugore.
umukobwa biranakunda avuga yesi yego. ahubwo maze ngo bwarakeye mu gitondo haba iki nyine nyuma y'amafoto amaze gusohoka. Yego tubwire pe tumara amatsiko byagenze biti. Ubwo nyine noneho nakiriye inkuru ndavuga ati my godness ndapfuye. Wayakiriye gute mu bihe buryo kuko nyine tusobanurire neza byagenze gute kugira ngo umenye ko umukobwa mukundana arwaye? Urumva just nagiye kubona mu gitondo urumva iyo mwaraye mukoze ibyo bintu mutaha munaniwe mukaza mukaryama then mu gitondo mugapostinga nyine mugapostinga amafoto uko byagenda kose ntabwo byabura. N'abashuti banyu baba baje aho ngaho barayapostinga. N'abashuti banyu baba bapostinze. Yego. Urumva rero bari danje nyine bari show muri make. Pole David, birumvikana ufite umutima ubabaye, ufite umutima umenetse, ariko ahangaha iyo waje kuvuga icyifuzo cyangwa igitekerezo cyawe uraruhuka uko biri. Humura tubwire uko byagenze. Ntabwo biba byoroshye. Ihangane dukomereza inkuru rwose pe ntuyice hagati. Wabimenye gute? So mabonye message y'umushuti wanjye nyine uwo mujama nyine yarabujene wanjye twari twarigeze gutura naho nyine muri quartier z'iwacu nangaha nyine nyine yarasanzwe nzito. Yego tuziranye urumva naje mbona aragiye nyine abonye ifoto nayo na postinze iyo foto nyine wambitse impeta. arambwira ariko ibintu ndi kubona nibyo ndavuga ati sibiki ariko nyandikira nyine ahita mbaza ngo uyu baby ngo si runaka. Wumva izina ni rya shere wawe? Wumva izina ni ry'umukunzi wawe akubwiye? Yego nyine urumva just we yamumbajije nk'umuntu umuzi. Yego ndavuga ati yego. ese ati mu baby ati none se bimeze bite nyine ko mbona wagira ngo nyine uri kumupropose mbwa ati yego nyine niwe ndi guteganya kubana nawe mu imbere. aravuga ati none se urumva ati nkaba mwari cyo kwipimisha wowe nawe icyo kintu cyambaza. Yego biracanga ndamubwira ati kubera iki? Birumvikana wahise utungurwa. Njye nese nungurwa ahubwo noneho nanjye mpita mbitekerezaho ndavuga atari ku bundi wa mugani bya bindi byacu byo kwizera umuntu ubundi wa mugani kuki mutipimishije nibwo nanjye nabitekerejeho. Yego umutima urandya ariko mpita nongera ndikaruma ndavuga ati oya ntabyataje urumva ndavuga ati reka nihangane ntabyata. Ubwo urumva icyo gihe hari mu gitondo urumva mwaraye mukoje kuwa gatandatu goroba urumva hari ku cyumweru rero mu gitondo urumva nyine na baby wanjye twari tukiri kumwe. Mwari mwanararanye mwari muri kumwe? Of course twavanye muri show nyine urukundo rwari rwose birumvikana. Yego urumva nyine yambwiye ati ngende ndashaka kwerekeza nyine dutahane. nyine umva umuntu wapropoje abana aba yumva ibintu byose nyine ntari bibi. So ikintu cyakurikiyeho rero narasumbi mubaze. None se uwo musore yakubwiye ko uwo mukunzi arwaye muri ako kanya yahise abikubwira cyangwa yakubajije gusa kuki mutipimishije? No urumva yarabimbajije. Yego ndangije ndamubwira ati wapi ntabwo turabikora. arangije arambwira ati none se uramwizeye? ngira ati ndamwizeye kuko umuntu tumaranye igihe kingana gutya numvaga ko nyine byanze bikunze umwizeye nta kibazo yaba afite. Yego
ubwo umutima warandiye nyine buri kintu nkora ndavuga ati okay reka ndetse kubimubazaho ntago icyo ari cyo gihe ndavuga ati ahubwo ngereka mwanya mite njya hehe kwa muganga urumva wowe ubwawe ku giti cyawe mu ibanga nabanje ndamubaza urumva mbese ubundi kubera icyo ubimbajije ibyo bintu bimbajije nyine ubikuye kuki ubikuye kuki arambwira ati we nta makuru nguhaye arangije arambaza ubwo se mwaryamaniye ndamubwira ati yego arambwira ati rimwe se cyangwa kabiri ndamubwira ati inshuro nyinshi nabara yego ko nahise mubwira arambwira ati okay noneho wowe ikintu mubwiye wowe uzajye kwipimisha we niko yakubwiye ubanze wisuzumishe urumva noneho wowe uzambwira igisubizo nyuma nibwo nzakubwira impamvu y'ibyo nari ndi kukubariza bino bintu yego aba nshyize mu rujijo birumvikana wahise ugira ubwoba ntabwo muto ku cyumweru nigeze ndyama nyine niriwe meze nk'umuntu waguye muri koma yego urumva twaririrwanye akajya mbaza bibi wabaye iki ko mbona utishimye kuko uyu munsi ari ubwo wakagombye kuba wishimye bimeze bite nyine njyewe numva ibitekerezo byibereye ahandi pe byaje gukurikira yego bwaciye ku mbere njya bigira ku kigo nderabuzima nahatereka ngende njye kwisuzumisha ntabwo ndi bujye muri kugura tuno dutesite two muri noze waravuze turajya kwa muganga ndajya kwa muganga original kabisa ngende bansuzume mbabwire ko ndwaye bagahita mufata ibizamini yewe bafata ibizamini byose bishoboka yego ndagenda bamfata ibizamini bishoboka byose ubwo nari ndi kuvuga ati ubwo nyine tayari byanze bikunze ndaza gusanga byanze bikunze naranze nibura mukobwa nyine yandi kuko umujama cy'ibintu ese nicyo kintu cya mbere sinekereza birumvikana pe ubwo ikintu cyakurikiyeho bamaye ibisubizo usanga ndimuze usanga nta kibazo ufite ndavuga ati sha wa mugani ntabwo utagezwe intore zarya niko bajya bavuga uhita ukeka ko bashaka kubicira ubu ndavuga ati uyu nguyu yaragiye kudutandukanya rwose kare kabaye ndangije ndataha ndavuga ati rero niba bibaye gutya nkaba mbonye ko ndi muzima reka wenda kuba ndishuwa neza mpindure njye n'ahandi ujya no ku bindi bitaro no muri prive noneho naho ndagenda ndisuzumisha nabo bamfata ibizamini nabo basanga ndimo ubu rero navuze ati we niba ari ahantu hamwe reka njye n'ahandi umekinge shuwa neza 100% ndahita nkumfirima kabisa naho nsanga ndi muzima yego ndangije ikintu nakoze naraje wamujama ndamwakira amubwira ati rero njye nasanze ndi muzima sinzi ibintu wari uri kumbwira mfotora n'ibipapuro ndabimwereka yego araje arambwira ati Imana ishimwe ari namaze se kubambwiye kuriya araje arambwira ati uriya mubebi uzamwicaze umubaze we ku giti cyawe nyine uri seriye yego bwite ko mfite ko numva nshaka ko nyine ko numva nshaka ko tujyana kwisuzumisha nyine nk'abantu bagiye kuzabana uzagira ikindi kintu urenzaho wowe umere nk'umuntu uri kubimusaba nabikwemerera muzagenda ati noneho wowe nibwo uzabona ko ibyo nakubwiraga ari byo ndavuga ati okay ntari byo mba ngiye nta kintu nari nkishinja wumvaga nawe umwizeye ndavuga ati ntari byo ikintu cyakurikiye umukobwa nawe mbabwiye yamubwiye ati oya bebi uretse tumwe iminsi ndahuze ariko naribi nzakubwira tuzajyayo ndamuha ukwezi aguha ukwezi yirirwa mbeshya azaza akaba icyumweru akamubwira ati muri kiriya cyumweru nzaboneka bikarangira atabonetse akambwira ati noneho reka kiriya kindi nzaboneka ukwezi kurashira amubwira ati bebi ndabona nyine udashaka ko ibyo bintu tubikora ndababwira ati okay ntari buzaze kundeba mu rugo urumva
twagenda tubiganireho nyine umbwira impamvu udashaka ko tujyayo. Ariko arambwira ngo nari bingo azaza ngo ariko ngo ntabwo ari ukubyanga ngo ahubwo ngo ampamagara icyo gihe ari muri weekend. Urumva muri weekend aba yari ari kubara ko wenda nyine ntatekereza ko twajya kwa muganga. Arambwira ngo yabonetse ngo reka ndebe. Yego. Ndaje ndavuga ni noneho niba aje kunyirebera. Reka njye kugura udutest. Mu rugo. Ati n'ubundi turaduteste n'ubundi turakora pe. Turakora. Ndagenda ndatugura tubiri. Ndatuzana. Maze kutuzana urumva araza yaje atabizi ko nufite arahagera. Yego. Ndangije ati rero bebe n'ubundi twabuze umwanya wo kujya kwa muganga. Nari bireka tubikorere hano nadaje. Mba ndakazanye ndakamwereka. Nikamwereka yese ambwira ati bebe rero bya test reka tubyiwe. Ndamubwira ati ariko kuki udashaka ko kumpima ngo making sure nyine kuri muzima. Arangije ambwira ngo nese ubundi wowe nguko twaryamanye ubundi n'ubundi ko mwabikoze. N'ubundi ngo mbaye ndwaye ngo urumva ngo naba narakwanduje. Ndamubwira ati okay ntari byo making sure. Ndamubwira ati okay kugira ubyemerere ka njye mitena na WhatsApp njye mitana nanipfumura bitakiri nto imyangiriza y'amaraso ku kanje ngatereka hari. Ndamubwira ati nyuma y'iminota 15 turareba kagakoni nyine kuntu bimeze. Agakoni kaza ari kamwe. Amwereka. Ndamubwira ati ubu utahiwe rero. Aranje ambwira ati rero reka tureke kwirirwa twiva. Kamubwiza ukuri. Niwe wahise abinyibwirira arambwira ati njye nayivukanye. Urumva? Yambwiza ukuri kose ibintu byose atigeze ambwira. Oh my goodness. Yarakubwiye we yahise yerura arakubwira. Ndaje ndamwazani wari ufite gahunda yo kuzabimbwira ryari so. Twaramaze kubana naramaze kwandura byaragenze. Aje ambwira ngo rero kubera ukuntu ngo nakundaga ngo numvaga ngo nabikubwira ngo ariko bwa mbere ngo numvaga nakurinda ngo nyuma ngo biza kurangira ngo ducitswe ngo turabikora. N'ubundi ndavuga ati byaragiye n'ubundi ngo ntabwo nongeye kwifata ngo biba birangiye gutyo ngo ariko ngo nahise ngo nzabikubwira ngo mbere yuko dukorera. Yego. Ndavuga ati ibyo ntabwo bibaho. Ati neza ko turyama nawe arangiye ukabimisha. Yego. Ngaho ibyanjye twabaye tubicumbikiye nawe ugahita mbabarira ubutashye ibindi bintu byose tuzabiganira nyuma. Kamanze nitekerezeho mbanze ngishe n'inama numve byibuze no mu mutwe wanjye ko ibyo bintu nabasha kubyakira. Mana yanjye none se David mbabarira umbwire muri ako kanya umukunzi wakikubwiriye nkuru wumvishe mu mutima wawe umeze gute we byakiriye gute pe mbabarira umbwire. Sorry yangane. Icyambere nashimye Imana ko ndi muzima. Yego pe ni by'agaciro rwose kubona wararyamanye n'umukobwa inshuro utabara. Icya kabiri ni ikihe? Ndavuga ni Imana ishimwe kuba mbimenye mbere yuko nkora ibirenze. Mbere yuko mubana nk'umugabo n'umugore. Mwamaze kubana wamuteye inda yamaze gutwita no mu bintu bya mbere mvuga ati Imana ishimwe kuba namuteye inda. Ivyo nabyo bya mbere kuko urumva abaye agutwitiye cyangwa gufiteho umwana. Umva icyo gihe byagorana pe. Mana yanjye mbega inkuru iteye ubwoba. Uko ibyanjye bihagaze ubu ndi kwibaza nzamubabarire ndi kwibaza mbese nyine nkuru iki mungira inama nicyo kintu cyanzanye hano rwose ndavunja mbona mugira abantu inama abashobewe ariko noneho ngiye ibyanjye byo rwose ndumva nazi pe twibaza mureke twibaza ese abantu bari babonye twakoze biriya bintu. Nese buriya David mwaburaga nk'igihe kingana gute ngo mukore ubukwe ukurikije uko mwari mwarabipanze? Haburaga nk'igihe kingana gute ngo mukore ubukwe cyangwa mwateganyaga gukora ubukwe ryari?
urumva just imaze urumva nari namaze kumupropoza yemeye twataninga byari bikiri muri izo nzira gusa byari bitaragera kuri rwa rwego nyine tutangira ni ukuvuga wari utarakwa mwari mutarabishyira mu matariki byari ibintu biri muri projet nari namaze kumwerekana nyine no mu rugo bamuzi pe bavuga ati uyu niwe wacu none nawe umbwire ku kintu ndi bukore pe. Okay, mana yanjye iyo nkuru iteye ubwoba. Ese ubundi David reka nkubaza akabazo gatoya wenda mbere y'uko nkurekura noneho n'abadukurikiye bakaza kutugira inama. Ubundi wumva ari ngombwa ko umusore agomba kuryamana n'umukobwa mu gihe bagikundana ataraba umugore we? Ntabwo bikwiye ariko uzi twisanzemo niko twisanze tumeze. Ba mama wacu na ba nyogokuru bacu bo ntabwo babikoraga ariko twebwe niyo generasiyo turimo kandi wenda wagerageza ntabwo bikwiye ariko nyine biragoye kuba wabyirinda ko ntabwo wamarana n'umuntu umwaka umwe 2 3 urumva n'igihe uba uvuga uti hari igihe umuntu ejo twatandukana urumva rero niyo mpamvu kavanze kaba gakenewe kugira ngo ubanze wumve niba umara kugafata ugahita noneho uvuga uti hano nanjye niho nasabwaga kuba ndi. Okay, so David urakoze kubw'inkuru utuganirije. Ni inkuru iteye ubwoba, ni inkuru buri wese yakigiramo yakuramo isomo. Ndabinginze abakunzi banyu bangira inama mumbwire ikintu cyo gukora. None se basi wumva ukimukunze uwo mukobwa mubabarire. Eske ndi kwibaza ngo wabana n'umuntu gute ufite ubwandu uri muzima bigakunda ku buryo mushobora kubana mukabyarana mugaterana imbere nyine nkumva biragoye cyane. Gusa nabajije umuganga arambwira ati muramutse ubishatse ku giti cyawe byakunda. We mubishatse byakunda ati byakunda mwabana ariko nyine urumva no gufata risk. No gufata risk. No gufata risk urumva gufata ubuzima bwawe ukavuga ati ndi kuryamana n'umuntu wenda wabikora utabizi ariko igihe wabimenye biragoye ko wabikora. So mwangira inama rero mukabwira icyo numva nakora ko njye ubwanjye ndumva byanshoboye bimaze nk'icyumweru mbitekerezaho no gusinzira wapi byarananiye pe. Okay, njyewe reka mbanze nkugira inama wenda njyewe ku giti cyanjye ko mbyumva ntihagire abantu bantera amabuye cyangwa babifata nabi hanyuma abandi nabo baraza kuza bakugira inama, sibyo? Yego. David njyewe ukuntu mbyumva urukundo buriya nta kintu rutashobora, nta kintu rutakora. Ahari urukundo ibintu biba byoroshye. Njyewe nigeze kumva story y'abantu famiye yabanye ikabyara ndetse kano kanya abana babo ni bakuru kandi umugore ararwaye umugabo ntago arwaye. Ariko ntago nzi neza ibanga bakoresheje, ariko iyo ubwo mperuka kuvugana nabo yatuganirije uwo mugore atubwira ko nimba ari ikintu cya mbere yitaho aritwararika bishoboka kugira ngo ataba yakomereka cyangwa agakomeretsa umugabo we. Ubwo nawe nk'umuntu mukuru urabyumva ngo icyo nicyo kintu cya mbere, niyo ntwaro ya mbere yabafashije kuba kano kanya bakiri kumwe. Ariko noneho njye ntago ndi umuganga, reka noneho abadukurikiye bamaze kumva ino nkuru baze kutugira inama, sibyo? Baze kugira inama uze gukurikira nyuma wumve icyo bari bukubwire. Nta kibazo rwose mbaye negereje inama zanyu kandi ngira akamaro rwose. Nawe iyo ngiriye ndayumvishe njye nuyikurikize njye niko mbitekereza. Ndi kubitekereza ariko nanone nkumva naba ndi kwishyira muri risk cyane. Ukumva ugize ubwoba. Urumva nawe ari wowe ntabwo wabitekereza. Urabanza ugashyira ku gipimo ukavuga se urukundo nkunda uyu mukobwa rungana nuko nafata risk nkihanganira ibyo byose nkabana nawe. Urumva bisaba kuba umukunda cyane wiyemeje nyine. So David urakoze, reka noneho mbe nkurekuye ubundi nsezere abantu turi kuganira nabo kuri YouTube.
hanyuma ibindi uraza gukomeza kudukurikirana kandi nkwijeje ko uraza kubona igisubizo. Murakoze cyane kandi namwe mbaye mbashimiye ku mwanya wanyu mubaye rwose. Imana ibamugisha kandi Imana igiye buri mbago rwose bagurira imbago mukomeze mutere imbere cyane. Turabakunda cyane. Turabafana rwose. Urakoze cyane David. So guys, ngira ngo iyi nkuru mwayumvishe, ntabwo nyivugaho byinshi, ntabyo njya gusesengura, mwabyumvishe. Uyu ni umwe mu bakunzi bacu bakurikiye bino biganiro byacu bishyashya, iyi content nshyashya. Hano ndaza gushyiraho nimero yanjye, n'undi muntu yaba umukobwa cyangwa umukecuru cyangwa umubyeyi waba wifuza kudusangiza inkuru ye y'ubuzima, inkuru ye y'urukundo, cyangwa se hari isomo yumva yahuye naryo mu buzima ashaka kudusangiza. Turi hano ku bwanyu, muze tugirane inama, twubakwe u Rwanda ruzima, tugirane inama, twige, mbese twungurane ibitekerezo. Making sure ko wakoze subscribe kuri Beura TV Show. Turabakunda cyane. Ciao ciao.